Haya nkuko mubibona rero murabona Miss Rwanda 2022 urabona abakobwa beza cyane banyampinga urabona koko baratambuka nyampinga urabona kuntu batambuka neza cyane ewa nase Miss ninde abajaji nabo bumiwe bari kurya indimi nizere ko abajaji batazaga kuzanamo ibintu byira n'ibintu byo gukunda ewe nkuko rero twakomeje kubereka nko mwagiye mubibona ni Miss Rwanda 2022 abakobwa beza cyane baturutse impande n'impande z'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kwigaragaza mwabonye ubu ngubu rero hakurikiyeho kugenda buri mukobwa avuga umushinga we naho yaturutse reka umwanya usigaye tuharire abajaji nge nka MC kaboko nkaba ndangije ahangaha akazi kanjye ubu rero naho bimeze bite reka twegera abajaji nibo umwanya wabo ugezweho cyane Miss Rwanda nimero 200 Ese isi hagarira akaye karere bakita murakoze amazina yanjye nitwa Kamatari Liliose naturutse Norvège. Okay. Kamatari Liliose waturutse Norvège. Mwatangira mutubwira umushinga wanyu. Murakoze bisanzwe ndi umunyarwandakazi ariko udakunda kuba mu Rwanda. Rero ngereranyije nuko mbibona hanze tubaho mu buzima bwiza umeze neza nyine nanjye murambona ukuntu ndameze ubwo rero ubuzima tubayemo mbona ari bwiza cyane niyo mpamvu nanjye natekereje ku mushinga wo kuza gufasha abanyarwandakazi bakiri batoya kubahuza n'abadiaspora rwose bazabafasha bakabaho neza muri make ewana ubuzima bukaborohera kandi bakaryoshya. Liliose umushinga wawe twawumvishe none se ubwo so gucuruza abana b'abakobwa oya ntago ari kubacuruza urumva baracyari hasi mu bitekerezo rwose ni ukubafasha kubaho neza muri make ni ukubahereza akazi. Okay nongeye ndagusuza none hajya ni Liliose ninde Liliose yego ni Liliose watubwiye ko uri mu diaspora yego rwose nibyo uvuga indimi zingahe sometimes nkoresha Ikinyarwanda ariko ni gikeya kirangora no kukivuga cyangwa gikeya n'Igifaransa ndagerageza ariko nacyo ni gike cyane kuko ntabona kunze kwa mu bihugu bigikoresha cyane izo ndimi nkoresha ariko muri izo ndimi zose wenda Igifaransa n'icyongereza ushobora kugerageza ndagerageza. Sasa nshaka kubwira ikintu mu Kinyarwanda ukakimbwira mu Gifaransa sibyo abana kuguha amanota yawe vuga ngo imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwana mu Gifaransa. I think les imboga lécher les choux. Pardon? Les imboga lécher les choux. ngo les imboga lécher les choux. Uri icyohe cyokora nta bwenge uzi ko uzi ko ubwenge bwe uwabuha ipusi utakifatira imbere mubaze na hata igiko
Jewe ntabwo nirirwa discussing ku byo bavuze. Rwanda. Jewe ni yes. Ni itungo gusa. Kubera ko azajya bigisha kumushimisha. Ngo I know. Ane kintu ngiye nakwirirwa mvugaga. Amagambo yo kuvuga mfite. Chishere. Izi mboga ari ishereshu. Izi mbogo. Nimero 19. Niyo muri 91 twajajenze ingurube zondeye mu Kawera hirya hari ariko iyi Miss Rwanda ndabona rwose Ngaho natumize Rwanda barabyara Bafite nde Ya murakoze nitwa Miss Rangi. Les écoutités la bongo la biso la quelque la province. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Les écoutités la bongo la sola la quelque la maison la pioche. Ah, la bajogola. Nangwe de waturutse muri barajogora watubwira umushinga wawe? Ya murakoze. Murakoze umushinga wanjye nuwo nawuteguriye mu buryo ubonamo abana b'abakobwa babyariye iwabo bavuye mu mashuri kubw'ikibazo nyine cy'uko batwaye inda zitateganyijwe. Rero mpita mbatekerezaho ngo umushinga wo kubashyira mu mashuri ariko mu by'ukuri bagasubira mu mashuri bajyanye n'abana babo babyaye, uburyo n'udafite umukozi yasigira umwana ashobora guhita avuga ati njyewe umwana wanjye ndamujyana ku ishuri najya agira ikibazo cyo kumwonsa agahita amwonsa. Ya urugero natanga nkanjye nakitangiraho urugero. Jewe ndiga kandi ndigana n'umwana wanjye njya ku ishuri nkamujyana bo mwarimu bari kwigisha imbere naye nkikiye umwana wanjye ashaka konka nkamwonsa nta kibazo rwose. Niyo mpamvu rero nanjye ntekereza ko umushinga nkawukangurira abantu. Ya birashoboka nta kibazo nta nubwo bigoye. Ibyo ni ibintu bisanzwe kuvuga ngo guha umwana ibere uri ku ishuri muri mu ishuri mwarimu ari kwigisha rwose umwana yarira ntigende ubikuze gukurikira mwarimu. Ubona ufite nta kibazo rero kuba nabishishikariza abandi bagenzi banjye bafite ikibazo nk'icyanjye ibyo ndumva bitagoye. Murakoze. Ndangida rero waturutse muri barajogora umushinga wawe wumvikanye ariko nkurikije ukuntu mbaye ndi mwarimu ugacomeka umwana ibere ndi mu ishuri ntabwo bishoboka cyangwa kanyara ngo haye no. Sasa rata ajya ni Rangida turuka muri irungo rya bajogora. Yes. Ngiye nkurikije no kuno ayo mabere yabona yabaye nk'ibitambaro ndabona umushinga ngenda wemeye kandi fata sha enda uri umuntu w'umugore cyane mwagiye mwemera nta mushinga yo mushinga wawe nawemeye no njyewe ni yes komereza ku yanjye wayitaha wakikomereza komeza va hano sohoka sha tuva imbere sha tone ibyo bikoto byawe subisige hano ale nu nimero 20. Watangira twibwira. Naje mpagaye intara mu Budurira. Twakubajije amazina yawe. Amazina nitwa Kangabe nyina w'umuntu.
Mapu chori ijirano shajyana mubwire sharu nego nyina w'umuntu kabaye babari ndakiguha ariko burya none mfite ikibazo kigira giti ndamutse naye hindukira ari kubanza uhindukire komana ongeye gira hano sha igira hano gato igira hindukira reba inyuma none ndamutse naye ngino bike gutya ngo yinorero yinsubize hoya itora utavuye ahuri niko ndi kuvuga Excuse-moi. kangahe nyina w'umuntu mwasubira mu mwanya wanyu kugira ngo tubone uko tubabaza watangira utubwira umushinga wawe Umushinga wanjye nyine ni uwo gufasha urubyiruko nyine urabizi ko dukunda kujya genyo buri weekend nyine akora delivery dukingirizo mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane ko nyine aho tuba twebwe ntabwo icyo gikorwa kirahagera urebye kiri mu gace k'inyamirambo no mu biryogo ariko nyine nko mu budurira nk'aho muzi nyine ku gisozi icyo gikorwa nta gihari mfite rero gahunda yo kubikwirakwiza yaba mu bigo by'amashuri muri interina cyangwa externe mu gihugu hose mu turere tw'u Rwanda rwose ndumva byazajya bidufasha buri weekend ugiye kureba umukunzi we akambwa nkamukorera delivery najya ntumugezaho byihuse ubu ni umushinga wanjye natekerejeho igihe kinini ndagira ngo mumfashe kuwushyira mu bikorwa kandi ndabizi ko urubyiruko rwinshi rukeneye icyo gikorwa n'uwo mushinga ko tuwushyira mu bikorwa umva ko Kigali barongora oya amerewe ahubwo amerewe akudushingira anzanira nabo kudukoresha umujyajyanga gabanya uburayi uzayijyane ku isoko bayigure cyangwa bayiriraho barira izindi akukira cyane isaha wanarambika mani ariko aho ngaho rero nyina w'umuntu nkurikije umushinga wawe uko nawumvise byaba bigaragaza nk'aho ukomeje kwigisha abantu gukora umwuga w'ubusambanyi njye nguhaye no oyi buri umvarata njye ntabwo nabyizera neza ndaza kuguha adresse yanjye uze kunye ku mukingirizo gukoreshwa ndaza kuguha amanota yo kumva nk'uhaye none Yesu araza kubikora Hata haja nikagaboni kangali Mungu wa Yesu. nakomeza kanyonga nyonguje nimero 100 karabaye abanaga abakobwa imbo Rwanda wapi No muri Miss Rwanda hasigaye n'abagore. Ngaho twibwire ubundi twebwe imbere. Amazina yanjye banyita Mukabadazi Anisi. Mukabadazi umukobwa mwiza ushobora kutubwira umushinga wanyu Okay, umushinga wanjye murabibona abagore benshi bakunda gusenya ubona ko umugabo yabaciye inyuma cyangwa ngo yateye inda ahandi hanze. Rero ikintu nshaka ko twageraho nshaka gushishikariza n'abagore bose ni ukwizirika ku bagabo ntibite ngo abagabo bateye hanze amada n'iki oya nshaka kubigisha uburyo bajya bizirika ku bagabo babo bakabahakeya cyane kugira ngo batajya ahandi bagasanga babandi bo hanze. aha ariko none no muri Miss Rwanda asigaye hazamo n'abagore n'ubutinda nababwiye narone bo gutaha bazajya bahindura kuri requirements bahama hano umuntu arashinze n'ibiti bikunjamye ntacyo narenza Abagore bose abanje. aho bajyana umva rata igendere muko rero ngo gendere shamwareka mbabwire no Miss
uzayitwara sha ndabona nzakitwarira mu rugo. oya tuzayabaha. Gusa harimo abagore harimo abakobwa wasambanya yego ariko nta mu minsi. cyakora umushinga w'uburaya Uri imbere ariko tujye kuyigaho nacyo turebe no mishinga mishinga turebe icyo byabyara.